Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 15. Ibyo gusabira abantu bose. Irya mbere ya byose ndahugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo dore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana Umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo, witangiye kuba incungu ya bose. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo, aricyo cyatumye shyirirwaho kuba umubwiriza n'intumwa, ndavuga ukuri simbeshya, n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga kwizera n'ukuri. Nuko ndashaka ko abagabo basenga bose barambuye amaboko yera, badafite umujinya kandi batagira impaka. Kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni, birinda kandi batirimbisha kubona umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imarigarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishije imirimo y'ingeso nziza, nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yigane ituza, aganduke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo, ahubwo agire ituza, kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hagakurikiraho Eva, kandi Adamu si we wayobejwe, ahubwo umugore ni we wayobejwe rwose, ahinduka umunyabicumuro. Nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera, bakagira urukundo no kwizera, bakirinda. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ni icya kabiri. Ibyo nsomye biranyigisha iki? Ku Mana Data, kuri Yesu Kristo no ku Mwuka Wera. Katwumva icyo umusomyi yabivuzeho. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ku murongo wa 4, gukizwa k'umuntu gushingiye gusa uza ku muhuza wacu n'Imana, ari we Yesu Kristo, ari wo yemeye kuza mu isi, arababazwa, arapfa, arahambwa, azukira kuba iteka, kuko natwe bamwizeye tuzarama. Kuko Imana ishaka ko twese dukizwa, ntibisobanuye ko ab'isi bose Imana igiye guhita ibacengezamo kamere yo kuyisenga, kuyiramya umwanya, ahubwo umuntu yahawe ubwenge bw'amahitamo. Imbere yacu hari icyiza n'ikibi. Usome Gutegeka kwa 2 igice cya 30 umurongo wa 15, ndetse n'ubutumwa bw'Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 39 n'uwa 40. Ahubwo birimbishe imirimo y'ingeso nziza, ni ku murongo wa 10 twabisanze. Uburyo umuntu yambara bishobora kugaragaza ibiri mu mutima we, imitekerereze ndetse n'imyitwarire. Muri Efeso hari amahame yarangaga itorero. Pawulo rero yanditse uru rwandiko agaragaza uburyo abagore n'abagabo bakwiriye kwitwara mu itorero. Pawulo ashimangira cyane ko ibirenze imyambaro y'umubiri, umukristo akwiriye kwambara imirimo myiza. Zirikana, umukristo mwiza ni uwiyitaho, akagaragara neza, ariko umwambaro ubanziriza byose ni umutima wuzuye ingeso nziza.